Okay, nabivuze nabi. Ronga vuba ndabizi umunwa wawe ukunda gusetsa cyane. Reka nze gato. Kangire vuba. Uzanye agatenge. Utabuka unzana agatenge. Unzana n'akantu ko gushyira mu mutwe ye. Yego ye. Uratebutse. Akira. Yambara kangaka mu mutwe aka. Kagatenge nakawe. Nakanga. Ntago binuka iwanjye ntago nuca ndi. Oya birahumura kasaba kire bajya banuka bikashe. Ano muteka ifi mu mibyizi muragira ngo muroroshye. Aha. Umibyizi. Cyangeze amahirwe ni kuri Noheli. None se muri konje niho muri ifi wanyu. Konje si wacu tugira konje abakene bagira konje. Eherere. Ega bakene sawa. Cyane ni nk'abarozi naho nibagira konje burya. Ariko reka ndeke kuvuga ibintu byinshi ubundi kanyoye cyambere nuko ngiye kuyirya ifi. Urarye. Reka gutegurire. Kagira vuba. Barajamba. Ndi kwambara nabonaga kiriya gishati cyeshyuye. Ntaza kubura ukuntu nteka neza ngo biryohe. Urajya humura. Kabakire mubaho neza. Niyo mpamvu nuvuga ngo ntimuri abantu nari narayobewe impamvu. Ntimuri abantu pe. Bishyimbo ngo bintera imisuzi byama. Sawa sha. Kanyo. Ese kanyo kuri kugenda cyane. None se nibishya ntabwo twarura. Ari kubizana twakubizana. Nanjye rega wantuma no mu nzu. Nushaka witume nta kibazo. Yaje. Si wanyu. Oho rufite ibintu byo gusetsa bisa. Hano ni wanyu. Hagariwa ariko ndisanga ntungane igitenge cya madamu ngakenyera. Ndisanga rwose. Ndisanzuye. Madamu n'abari abantu bagiye gusura ku bitaro. Mbese. Ewe na umururumba w'ifi watomye ntabaza na madamu ngari yewe yaha. Wabona datungutsa mu mwanya. Witonde. Nta kibazo ariko niyo yasanga twamaze kuryarira ibi. Ayiwe we nari bagiye gukaraba. Niyo bagiye rwose. Karema cyane. Yewe. Amashyiga rero arisha vuba none ngatora turiye. Ni minota. Rishiga no ubwa mbere. Ndabyibutse. Naribonye kuri televiziyo y'umuturanyi. Bari kuvuga baryamamaza. Kumwe bamamaza. Urumva nagiye kuvumbasha. Ariko ndavumba n'imishu zinjya nyine. Uvumbira iki? None se ubwo icyo udafite uravumba kandi aho kwiba wasaba. Sibyo? Ye kumera nk'abagore bajya bavuga ngo bajya banywa kandi kamagana 50. Ngo yewe ngo akababwira umugabo bararanya ari umugabo we. Ngo ninde turaranye ngo witwa nde kandi ari umugabo we. Yanyoye yasinze. Yaburewe. Iki kimana yandiza. Sajye nabonye ko nkwa fantasi. Wamba nangwe inzoga kanyo. Reka sinshobora. Ugiye kwitanguriza abarokore. Ntago ndi umurokore yego ariko ndagerageza. Inzoga ntabwo ari ikintu cyiza. Cyane cyane ku mugore. Usanga ari ubusembwa bubi cyane. Ubundi ngo umugore unywe inzoga ngo ubuguru bujya hejuru. Aba kumanika amaguru se bisobanuye. Ubuguru bujya hejuru. Uganyira nawe wiyumviye so we ntabwo uri mukuru kanyo. Manini se bavuga ko intimbo zagiye hejuru. Nangwa amaguru yagiye hejuru. Kanyo. Shimye ko ari abagira. Washizeho se. Kudacana cyane. Ariko kanyo. Ni hatari. Wabibonye. Do. Reba hano. Reba ijisho kuno ryawe. Waryamye nabi. Naryamye nabi ngewe. Wagize gutyo uraryamye. Igihe uryamye rero bimera nk'umuntu wakubiswe kandi utakubiswe. Ngiho rero aguze umugabo wanjye ko yankubise ingumi.
reka kubera amahane yawe nawe Mishu narakubwiye gira amahane mabi cyane Tate kubivuga nk'ibyo byose gira amahane mabi ugabanya amahane yego abagabo bararengana se kuri iki gihe hari umugabo ujye kubita none se kuri iki gihe uyoboye ko abagore ngo twateye imbere ngo nta muntu ushobora kudukora ugasanga abagore barakubita abagabo kubera ariko abagabo b'amahane bo baraguhondaga kubera nta kazi mfite nihanganye nanga kumurega ubusa bamufunze njyewe urumva nabaho waburara nabura niyo nibyo bishimbo ncyurira se nakongera kubibona ngo nuva ujya muri dushe wihuta cyane bakanye gukaraba nzi ujya he none do wakarabye mangu neza kanyobwa kwima navutse neza pe nanye ngiye kudukata neza nucomangiza umva duto ku buryo tuno dufi turyoha shibuze umugore wawe niyo yaza tubimaze wamugurira n'ayandi abantu bihaye kuvuga ngo bazi guteka ugasanga muri social media abantu bose barateka batazi ko twebwe twabyigiye twize karinari twayize he Yesu sibyo buke n'ubundi hano ku Muhima kuno nize guteka muri St Francis niho wize aha nabwo ko ni n'umwari naraharangiye ndi umwarimu wawe yego se kanyo hano ku Muhima urareba hano mu Kiyovu ngeze hariya kwa dive mbese umanutse Sainte Famille twe turateka noneho ku buryo wanyu ngibi byaribwaho n'umushefu chef de cuisine bamwe barenze bino biryo babiriye bakwishima nkanyi hajya nawe ndetse nize karinari ariko kanyo kuvuga no gutaruka ntacyo kunywa utangiye guteka kubanza mbese wakwiswe wanyoye kuki ufitanye kubaza ngo ntacyo kunywa ese koko mubakire muri firigo muburamo ikintu koko wanyoye amagezi koko dusigiye azi se nditorosho koko itorosho nimo amazi se wowe katakata reka amagambo menshi ahubwo ngungubaze tekere ntavuga byifuka nanye mubibazo nyirukanye bihiye umugabo ntabwo wakuze akiruka se yagumye yankubise numva ndisararanga ndavuga ati ongera se umugore w'inyongeza nkoni uramuzi najyaga mwumva ngo umugore w'inyongeza nkoni reka ndanakuye tabuka yewe narageze ndabona ariko ubu yansabye imbabazi danyuma sikanya mubabarire muyorere ushaka kurara ubusa ushaka umurarana ugasanga urarurumba oya kurara se abagabo barabuze muri Kigali ukarurumira abandi kurara byo nta kibazo reka imbeho yakwica muri no Kigali reka keretse ahandi ubwo ntazi nimba ijya ibica ngo nubwo ko uramutse umufungishije washaka abandi bagabo mukarara ahubwo se narara nta wundi mugabo nshatse mu rugo rwe uyu atari mu rugo rwe ukajya ahandi ubwo kubera amangumi yaguteba ububaye indaya none se ko yankubise abaganya uriko rino jisho ngiye kusanga uziko ndi mwiza urabona ukuntu nsa kabari bageze ni hatari bino nibyo bita kwikabusha cyane erega nanjye ndabizi ahubwo kubera ubukene naranabyibagiwe ubuze namenya nkaranga gute erega kera bacu twari abakire ariko rero umugabo wanjye arakennye bya bindi ngo urukundo arakennye ba mugabo ugiye kumujugunya ntabwo nabana n'umugabo ukennye kuri nifuza agafi gutya karahumura we rero dukoreye gutya umwanya nzamwe wo kuza kuyihindura wenda agasosi gakeya genda ayibwa data kahiye arakire mubaho neza kuki nashatse umugabo w'umukire umukene gusa nk'ubita
ndabasangiye ubusa bitana ibisambo. Amasahani sarogeje neza cyangwa nuzeho oya nyereke banye nta mwanda uhaba mba ndi kwipanga akazi rega muntu we ariko urabona nari munyakazi yewe nako nyirakazi nta bya munyakazi ejo neza ukuntu ngiye gukora akantu kitwa ikirungo kora ikirungo cyiza ku buryo fasha nk'umugore fasha ngufashe kuyora tuno tuba atano gutya rega ngira isuku kugira ngo ugire ibya vuba vuba rero igira iki urareba ugategura ugashyira hasi akangaka ukagira gutya ugafata gutya nakane reba ugashyira hasi aho karimo ngiye shyiramo n'amazi yamaze gukuramo sorogatomu yamaze gushiramo tutashyiramo n'utuzi nkunyuguza gutya kugira ngo hatagira n'agasigara oya kunyuguza ibyo ni iby'abatindi nanone ntabwo ndi umutindi umuntu uko bitwa n'umugabo ugira ngo uba worora ntabwo ari kamara ukagira gute ukagira iki wabonye mureka ko noneho nzagira gutya mugurira agafi uriya mugabo nkamutekera nindangiza upfa kutagura uburozi gusa njye nzamugurira agafi nkamutekere ndetse kazongera kunkeri upfa kutagura uburozi kuko abagore b'ubu ngubu ni hatari ngo kugira ngo abagabo bazabakunde bajya kuraguza bagashaka za miti ishamba ibyo nabyo usanga rero bari kuzana ibibazo mu mago oya ibyo nabyo nzi njye ntago nawe iwacu wapfuye reka nawe iwacu wiyahuye oya niba umugabo ukubise urihangana yaba akurembeje ukabona ko bigashoboka shyiramo utuzi gutuzunguze hari ukuntu urumva umuntu aba adashaka gushyiramo agakora gutya mu ndiba akakanda njyewe uzi mbega biba byaduhetse nakarabye ugira gutya kanyombya ntugakureho ndakuzwa umwiyemero wawe urabona iyi ngata ari isosi di wayibonye ni ikirungo kigomba gukora iki kigomba gukora iki ukoramo kugira ngo urebe ko ari umuntu urabona hindura di hindura turya gabanya umuriro bizi se ibyo binyabazungu byawe ngibyo wanjye ndabigira ukagira iki kugira ngo urebe ko itafasha yafashe aya mafi agomba kuba amazi menshi muri firigo wabona amaze n'igihe ese iyo ubabaza ko ariwe wayaguze iyo ubabaza waba wabuze itatandi ko kugira ukagira icyo kugira ngo urinde wayibonye yego wa hano ni kamaze gushya se naryaho kiri mu rurumburiro ukagira icyo ukareba n'ibitabo byawe ukongera ukagira icyo yanafashe ariko hasi yanahiye byikanye oya icyangombwa ni ibirungo gusa nta kibazo cyangwa ni ibirungo byarangira ukongezaho umuriro wayibonye ubu rero